data batubanjirize atari basogokuruza dukomokaho kuko we twebwe uyu munsi ntabwo tuzi ngo turakomoka kuri bande no kuvuga ngo iyo tuza gukomeza uriya muco basogokuruza bacu bakoreshaga babumbaga bacuraga sibyo bakoresheje inyundo ubutare ibintu nk'ibyo natwe ibi bintu tuvuga biri modern uyu munsi natwe nkika ko tuba twaramaze kugira ku byacu ko twamaze kuvuga ko umuco ubundi ni ubudasa bw'ikintu natwe tukamenya ngo abanyarwanda tuzwi iki n'iki reka dufate urugero gatoya kuri bano kuri uno mugabane wa Aziya ubundi ni abantu navuga ngo bikunda kandi bakunda n'ibyabo nabo bageze igihe barakolonizwa kandi mu gukolonizwa kwa ntabwo bagumye mu gukoloni sibyo twebwe rero twabonye ishitamba dutano to twari twambaye kubona iyashitamba dutano two twari twambaye twirengagiza ko kera bambaraga inkamba bambaraga impuzu n'ibindi bitandukanye kandi byakogwaga mu bwenge buturutse muri basogokuruza bari twebwe rero tujya ku icyo nabwira nk'abakiri bato uyu munsi wa none iyo baramutse bicaye hamwe bagatekereza uko kera babagaho uyu munsi nkeka ko u Rwanda ku kijyanye na raw material no kubyaza umusaruro umutungo kamere wacu pana kujya kwipotinga raw material dukoresha uyu munsi baramutse babitanye uyu munsi ejo twasubira kuri ya gakondo y'abasogokuruza tukongera tugacura ibintu mu butare kandi u Rwanda rukamenyekana ku izina ni ukuvuga ngo saha izi ngizi icyo gice cya gatatu nicyo gice kirimo kiradufasha kubera ko ibya kera ntago byari byihagije niyo mpamvu dukeneye ibyo bitirana kuri njye mbona ko ubu ngubu umuco w'ubu ngubu niwo mwiza kuko icyambere uzadufasha kwiteza imbere ntago tuzahama kwitwa ko turi babandi nyine bihagije kandi tutihagije ubu ngubu dukeneye n'ibindi ahubwo ibyo bitirano bizadufasha kugira ngo dukuze wa muco wacu wa kera twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mukurikiye Filos 250 uyu munsi nanone twagarutse muri bya biganiro tujya tugira ibiganiro mpaka tuganira ku ngingo runaka tukaba turi kumwe n'abatumirwa bakadufasha gutanga ibitekerezo uko babyumva hanyuma namwe muri comment zanyu mukazatwereka uruhande rwanyu cyangwa se uko mutekereza ibyo twaganiriye uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa babiri ariko ndahera iburyo bwanjye aho ndi kumwe n'umusore ndagira ngo atangire atwibwira murakoze nitwa Rubwira umutima Fabrice abanishimiye kuba namwe muri iki kiganiro Fabrice anyway ndashaka kubwira ko wambaye neza kabisa murakoze cyane njye wikubwiye kuva wava mu rugo okay ubwo mbaye wa mbere ntacyo rero ndi kumwe na Fabrice nkuko mubyumvise ariko nanone ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umwari usa neza cyane nawe reka banze yibwira abadukurikiye murakoze cyane nitwa Benekusenga Francine nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro Francine urakoze kuba wafashe umwanya ukaza hano ariko nanone ndagira ngo nkwibarize akantu gatoya kuva mu gitondo kugeza tubonanye twicaye hano muri studio tugiye kuganira ni abantu bangahe bakubwiye ko wambaye neza anyway ni umuntu umwe nawe wa kabiri Jese ndabikubwiye ntekereje ko ugiye kubimbwira navyo nari ngiye kubwira sorry anyway wambaye neza kabisa merci beaucoup uyu munsi rero reka tugaruke ku cyaduhurije hano twese twaje dufite ingingo tugiye kuganira ariko by'umwihariko ndasaba abantu bakurikira Filos 250 kugira ngo muze kudufasha kuduhereza inyunganiza aho hasi muri comment tubashe gufata umwanzuro kuri iyi topic tugiye kuganiraho kuko uko biri kose abantu turi kumwe hano n'abahanga cyane ariko nanone biraza kugorana gufata umwanzuro bitewe n'ibitekerezo nzi bafite babyiteguye neza
ntagiye kure rero reka mbabwire ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa umuco. Reka mbere kuri Fabrice, umuco iyo bavuze umuco wumva iki? Murakoze. Ubundi umuco ugizwe n'ibintu byinshi ku buryo ugiye kwinjira mu kubisobanura byose byafata igihe kitari gito kandi igihe cyacu ni gitoya, ariko iyo bavuze umuco cyangwa se amajyambere ni uruhurirane rugizwe n'isobe ry'ubumenyi, imyemerere, ubuvanganzo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo byose rero usanga ari byo, ariko bigenda bisobanurwa mu buryo butandukanye. Iyo ugiye kuri buri kimwe cyose, hari n'abo bavuga umuco ukaba ugizwe n'ibintu bitatu. Harimo ibyo bihangano, harimo n'ibitirano. Iyo tuvuze ku bitirano, aho hantu usanga abantu bagomba kuhitondera cyane, kuko ibitirano byumvikana ko hari ibyo twatiye ariko atari umuco wacu. Usanga rero umuco ubundi usanga ni itsinda, ni nk'itsinda, ni nk'ubudasa. Reka tuvuge ubudasa, abantu bahita bumva ko ubudasa bw'ikintu usanga cyihariye, bw'itsinda runaka, bw'ikintu runaka, nicyo kintu, mbese ikintu cyihariye. Sinzi niba Francine nawe hari ikindi atekereza ku busobanuro bw'umuco. Ubundi iyo tuvuze umuco, nanjye ntabwo nshobora kujya kurenda y'ibyo yavuze, kuko ni uruhurirane rw'ibintu, ariko kandi ntitwirengagize ko biterwa n'ahantu. Buri gace kagira umuco wako, buri bantu bagira umuco wabo. Twajya no mu myemerere, wenda ni urugero, ugasanga buri dini rifite uburyo ibyo bagenderaho. Navuga ko umuco ni nk'ibintu runaka abantu bashyiraho kugira ngo babigendereho, ari byo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urakoze cyane. Nk'uko mwese mubivuze, nanjye ndunganira mu byo muvuze. Umuco ubundi ni Fabrice yabivuze neza, ni ubudasa. Ni ukuvuga ngo umuco ni ikintu kiranga abantu runaka. Njyewe dushobora kuba turi itsinda ry'abantu 5 mu rugo, tugashyiraho ibintu tuzatugenderaho. Ibyo bintu uko turushaho kubikora ari ibintu tuziranyeho, ibyo bintu biba umuco. Ni ukuvuga ngo ariko uyu munsi wa none ikintu nifuje ko tuganiraho, ndifuza ko tuganira umuco nyarwanda muri rusange. Umuco nyarwanda muwubona mute? Umuco nyarwanda mubona warahindutse, mubona ukiri nk'uko wahoze? Umuco nyarwanda tuwubona dute? Reka duhere kuri Francine, wowe umuco nyarwanda uwubona uti? Ntago nabitindaho cyane, kuko turabibona ko umuco nyarwanda muri rusange, sinzi niba twabyita ko wahindutse, ahubwo ntekereza ko twabyita ko hari ibintu byinshi byagiye byiyongeramo. Nubwo ibyo bintu dushobora kubyita ko ari byo twagiye dutira ahandi, ariko byaje kuwunganira, kuko hari ibintu byinshi ubona mu muco nyarwanda wasangaga niba nabyita ko utari wihagije. Ibyo byagiye byiyongeramo, noneho nibyo biwufasha kuba waba wihagije kandi ukagira n'akamaro buri wese nyine urimo uragendera kuri uwo muco. Bivuze ngo umuco wa kera n'ubu ngubu biratandukanye, kuko umuco w'ubu hari ibirimo bitari bihari. Umuco wa kera sinzi niba n'ibya kera twarabikomeje, ari byo twakomeje bya kera dukora n'ubu ngubu, ariko mu magambo make ni uko umuco wa kera, ubwo turi kuvuga umuco nyarwanda, umuco wa kera si wo w'ubu. Yego. Noneho ndifuza kumenya umuco wa kera. Ubundi umuco nyarwanda urangwa n'ururimi, cyo ni icyambere. Ururimi nicyo kintu kiranga umuco. Hakarangwa n'imyambarire, imiterere, ibihangano, ibi byose hari ibintu byinshi bigenda biranga umuco. Noneho ndifuza tuvuge ku muco wa kera n'umuco w'ubu ngubu, ni irihe tandukaniro rihari? Ese umuco wa kera n'ubu ngubu ibyiza ni ibihe? Ibibereye abanyarwanda ni ibihe? Umuco twagiraga kera ni wo wari mwiza kurenza uw'ubu ngubu wavuguruwe? Reka mbere kuri Fabrice. Urakoze. Njyewe uko ku bwanjye umuco wa kera niwo wari mwiza kurusha ubu munsi wa none, kuko bavuga ko
iyo usomye ibintu byagiye bikorwa n'abashakashatsi batandukanye ibitabo iki usanga ko bavuga ko umuco ubundi uturuka ku bintu bitatu. Ibyo bintu bitatu harimo umurage, harimo ibihangano, harimo n'ibitirano. Uwo murage rero ni bya bindi bituruka kuri basogokuruza bacu twahoranye kera. Hanyuma ibihangano ni bya bindi twebwe ubwacu nk'abene gihugu nk'abanyarwanda twihangira bikadufasha mu mibereho yacu ya buri munsi, noneho bikazageraho byitwa umuco wacu. Uyu munsi nibwo bavuga hari gahunda leta yashizeho ya made in Rwanda, ibyakorewe mu Rwanda. Kuki barimo kugarura iyo ntuza ya made in Rwanda? Nuko babonye ko ibintu umurage wa kera w'abasogokuruza wari mwiza kurusha, ndetse basanga uko mbibona nuko ntabwo nandi kumwe n'abagiye gukorera projet ya made in Rwanda, ariko nkeka ko babonye ko habayeho igihe kinini cyane cyo gutira. Rero iyo urebye uwo murage basogokuruza ntabwo twawukomeje. Nge rero mbona ko umuco wa kera ari wo mwiza kurusha umunsi wa none, kuko iyo ugiye kureba uyu munsi muri iyi myaka turimo usanga abantu bose cyane cyane ku rubyiruko usanga dusa nkaho ibyo dukora, imyitwarire, imivugire, imigendere, imiryamire, byose usanga ari ibitirano. Nta kintu na kimwe mbona kikiri icy'umwimerere cy'abasogokuruza bacu. Mbere yuko ngira icyo mbivugaho, reka mbanze numve uruhande Francine arimo. Ese wowe ubona umuco wa kera w'abanyarwanda n'umuco w'ubu ngubu dufite, ubona ikiza ari kimwe? njyewe uko mbyumva nawe yabyivugiye ko nk'uko yabivuze ugizwe n'ibice bitatu, asoreza ku gice cyo kwita ibitirano. Ni ukuvuga ngo saha izi ngizi icyo gice cya gatatu nicyo gice kirimo kiradufasha, kubera ko ibya kera ntabwo byari byihagije, niyo mpamvu dukeneye ibyo bitirano. Kuri njye mbona ko ubu ngubu umuco w'ubu ngubu niwo mwiza, kuko icyambere uzadufasha kwiteza imbere. Ntabwo tuzahama kwitwa ko turi babandi nyine bihagije kandi tutihagije. Ubu ngubu dukeneye n'ibindi, ahubwo ibyo bitirano bizadufasha kugira ngo dukuze wa muco wacu wa kera. Tuvuge niba kera twarabumbaga dukoresheje ibumba gusa, ubu ngubu ushobora gufata kugira ngo ushyiremo icyo bita innovation. Muri iki gihe ushobora gufata icupa rya plastique, birakorohera guhita ubona shepu y'ikibumbano ugiye gukora, kuruta uko urafata umwanya wo kubitekerezaho, kubishaka bigorana, bipfa bigize gute. Niyo mpamvu umuco w'ubu ngubu nubwo harimo ibyo bitirana, ni nayo mpamvu icyo gice kirimo niwo mwiza. Ukiri aho ngaho se, ahubwo icyo kintu nticyaba ari cyo kuzana ubunebwe? Ni ukuvuga ngo kera ababumbyi baricaraga bagatekereza, sibyo? Bagatekereza akavuga ati okay, ndakora iyi shape imeze gutya. Rero baravuze ati ubu haje amacupa urarireba ugahita ubona shape. Ubwo icyo kintu ntihabajemo ubunebwe cyangwa se gukurura ubunebwe mu banyarwanda? Oya, ntago ari ubunebwe. Impamvu atari ubunebwe ni iyi, ni ukuvuga ngo urebye aho isi igeze ubu ngubu tubyita kwihuta mu iterambere, kandi nicyo kiraje inshinga u Rwanda rwacu. Nubwo dufite umuco tugenderaho, ariko ntago tuzawuhamaho, ntabwo nyine tuzahama muri bya bindi bya kera bya karande bya basogokuruza bacu ngo twirengagize yuko hari iterambere turimo. Urugero rworoshye reka ndugu, kera washakaga gutanga nk'ubutumwa, tuvuge n'urugero niba ngende Igicumbi mu majyaruguru, ushaka kohereza ubutumwa mu majyepfo nka Huye cyangwa se Gisagara, uzakoresha iposita. Ugasanga nukoresha iposita kugira ngo bwa butumwa wanditse ugasanga cya kintu washaka ko gikemuka n'urugero byarangiye gipfuye, kuko ubutumwa ntibwageze ku wagombaga kugikemura. Ariko ubu ngubu nyine kubera iterambere n'iki biroroshye, uwohereza message, urahamagara, ni ibintu byoroshye cyane. Reka tugaruke kuri Fabrice nawe atubwire se ni nk'iki kintu watubwiye ko wowe ubona umuco wa kera ari wo mwiza kurusha umuco w'ubu ngubu. Ni ikihe kintu ubona ubu ngubu cyahindutse kitari cyiza ku muco nyarwanda? Murakoze. Reka maze mvuge ku ijambo waruvuze gato yari kuvuga ubunebwe.
mitengaruka ubunebwe tubusanisha noneho n'ibitirano. Iyo avuze ko ari birimo kuba kudufasha kuzamura wa muco tujya mu iterambere. Ni byiza gukoresha ibyo handi ariko turimo kwibanda ku bitirano, urumva, aho kugira ngo twibande kuri wa murage w'abasogokuruza. Dusanga navuga ngo twariyanze twebwe uko sinzi niba nakoresha ijambo ko tutigeze twikunda, kuko nkeka ko kuri icyo gihe byaturutse mu gihe cy'ubukoroni, aho basogokuruza bacu yavuze ko barabumbaga. Iyo tuza kuba tutariyanze tugakomeza tugakumira bino bitirano, ririya bumba bakoreshaga intoki, hari kugera igihe nabo ubwabo natwe ubwacu umunsi wa none iyo ba data batubanjirize hatari basogokuruza dukomokaho, kuko we twebwe uyu munsi ntabwo tuzi ngo turakomoka kuri bandi. Ni ukuvuga ngo iyo tuza gukomeza uriya muco w'abasogokuruza bacu bakoreshaga, babumbaga, bacuraga, sibyo, bakoresheje inyundo, ubutare, ibintu nk'ibyo. Natwe ibi bintu tuvuga biri modern, uyu munsi natwe nkika ko tuba twaramaze kugira ku byacu, ko twamaze kuvuga ko umuco ubundi ni ubudasa bw'ikintu, natwe tukamenya ngo abanyarwanda tuzwi iki n'iki. Reka dufate urugero gatoya kuri bano, kuri uno mugabane wa Aziya ubundi ni abantu navuga ngo bikunda kandi bakunda n'ibyabo. Nabo bageze igihe barakolonizwa, kandi mu gukolonizwa kwa ntabwo bagumye mu gukorona, sibyo. Twebwe rero twabonye ishitamba dutanu two twari twambaye, kubona iya shitamba dutanu two twari twambaye, twirengagiza ko kera bambaraga inkamba, bambaraga impuzu n'ibindi bitandukanye, kandi byakogwaga mu bwenge buturutse muri basogokuruza bariya. Twebwe rero iyo tujya icyo nabwira nk'abakiri bato uyu munsi wa none, iyo baramutse bicaye hamwe bagatekereza uko kera babagaho, uyu munsi nkeka ko u Rwanda ku kijyanye na raw material no kubyaza umusaruro umutungo kamere wacu, pana kujya kwipotinga raw material dukoresha, uyu munsi baramutse babitangiye umunsi, ejo twasubira kuri ya gakondo y'abasogokuruza tukongera tugacura ibintu mu butare, kandi u Rwanda rukamenyekana ku isi yose.